Myugariro wa Rayon Sports Mitima Isaac yatangaje ko abanyamahanga bakinira ikipe ya Rayon Sports basobanuriwe ndetse bumva amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo jenoside yakorewe abatutsi, nubwo umwe mu bakinnyi wabwiriwe ubwo hatangizwaga igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30. Nibyo babyumvise neza. Tugiye kwinjira mu makuru y'imikino agezweho ari kuvugwa mu kipe ya Rayon Sports. Ntucikanwe muri aka kanya, nimba ari ubwa mbere ubanye natwe kanda kuri iyo buto yitukura kugira ngo utajya ucikanwa n'amakuru abagezweho umunsi ku munsi. Ibi uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi yabitangaje nyuma y'igikorwa Rayon Sports yakoze ku wa kabiri tariki ya 9 Mata 2024 cyo kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, yunamira inzirakarengane zishyinguwe mu rwibutso rwa jenoside rwa Nyanza Kicukiro. Avuga kuri ibi, Mitima Isaac yagize ati n'urugendo rw'icyizere rutwereka ko abayobozi bakuye igihugu ndetse naho bakigejeje ari ahantu heza, bituma natwe nk'urubyiruko dutera ikirenge mu cyabo tugakomereza aho bagereje. Ati ni gutyo bigomba kugenda. Ku munsi wo gutangiza igikorwa cyo kwibuka hari uwabwiriwe abura aho kurya, ndetse byemezwa neza ko yahamagaye akamusobanura, amubwira ko uyu munsi tufata nk'udasanzwe kuri twe, aho tuba twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Yabyumvishije ndetse ni benshi bagendaga babyumva vuba kuko twabasobanuriye ndetse batabyumva neza impamvu shampiyona yasubitswe. Mitima Isaac numwe wabigarutseho agenda asobanura, ndetse mu bitangazamakuru aza no kugaragaramo. Mitima nk'umwe mu bakinnyi bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yavuze ko yamenye ku Rwanda habaye jenoside ubwo yari nko mu kigero cy'imyaka 10, akabaza ababyeyi impamvu yavukiye mu mahanga, ndetse ati nabajije ababyeyi impamvu navukiye muri Uganda kandi ndi umunyarwanda, barambwira ngo ababyeyi banjye bari barahunze ibi bintu nk'ibyo. Mwarwe urubyiruko biba byiza kubaza amateka y'igihugu cyacu kuko biguha imbaraga zo kuvuga uti ntabwo dushaka kongera gutuma ndetse ibyabaye byongera kuba muri iki gihugu cyacu. Ku wa kabiri tariki ya 9 Mata umuryango w'ikipe Rayon Sports wifatanyije n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ubwo wasuraga urwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro. Igikorwa cyitabiriwe n'abayobozi b'ikipe, abakunzi bayo, abakinnyi b'amakipe mu bagabo ndetse n'abagore, wongeyeho n'abandi banyarwanda bari baje kwifatanya nayo. Uyu muhango wabimburiwe n'urugendo rwahagurutse kuri New Life Kicukiro rugana ku rwibutso rwa jenoside rwa Nyanza Kicukiro, ahashyinguriwe imibiri y'abatutsi bagera ku 150. Ngabo nguko rero. Ku rundi ruhande ku cy'Ubufaransa bucumbikiye Agathe Kanziga utagira n'ibyangombwa, Dr Diogene Bindere yagize icyo abivugaho. Birumvikana ko twageze muri politiki. Umushinjacyaha Dr Diogene Bindere yavuze ko bidakwiye ko Agathe Kanziga uwo mugore wa Habyarimana akomeza kuba mu Bufaransa nta byangombwa afite, ahubwo iki gihugu gikwiye kumwohereza mu Rwanda niba batamuhaye ubuhunzi nk'igihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse igihe jenoside yari gitangira iki gihugu cyihutiye guhungisha umuryango wa Perezida Juvenal Habyarimana. Uyu muryango wari urimo Agathe Kanziga Habyarimana, wari umugore ukomeye cyane, ndetse bivuga ko yagiraga ijambo rikomeye rihambaye cyane mu bijyanye no gutegura jenoside, ndetse harimo ihuriro ry'akazu ririmo abacuze umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Kanziga n'umuryango we bageze mu Bufaransa bitegetswe na François Mitterrand wari perezida muri icyo gihe, fashaga mu buryo bweruye guverinoma yari iriho muri icyo gihe
gufatanya ndetse no gutegura umubisha wo gutsembaho abatutsi. Umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe gukirana ibyaha by'iterabwoba mu Bufaransa, Jean François Richard, ubwo yari mu Rwanda muri Werurwe 2024, yavuze ko uru rwego rudafite ububasha bwo kumukurikiranaho bino bibazo bikomeye cyane, iyi dosiye idasanzwe, kubera ko nta burenganzira babifiteho. Yagize ati dufite dosiye ye, iyi dosiye iragoye gukurikiranwa nk'uko nabivuze, ariko dufite ubushobozi gusa ku byaha byakozwe kuva muri jenoside itangiye. Ntabwo twe abacamanza b'Abafaransa dufite ububasha bwo gukurikirana ibyaha byakozwe mbere ya jenoside, urugero nk'abantu bagize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe Abatutsi. Ubufaransa buvuga ko nta bimenyetso bifatika bihari byatuma Kanziga akurikiranwa mu butabera. Umushinjacyaha wo mu bushinjacyaha bukuru bw'Ubufaransa nawe hano mu gihugu cy'u Rwanda yagize icyo abivugaho, avuga ko bamwohereza mu gihugu cy'u Rwanda akaburanishirizwa muri iki gihugu. Ati agate akora mu Bufaransa, mwamuhaye akazi n'ibindi bibogamiye politiki yo mu Rwanda byose murabizi, nuko mwamutwohereza ahubwo tugakomeza tukabana neza mucyo no mu mahoro. Ku rundi ruhande ariko iki gihugu kivuga ko kizaburanisha buri muntu ukekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi kuri ubu butaka. Abahanga bagaragaje ko ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi bishobora kugaragarira no kumudakurikirana abakoze jenoside. Ibihugu bya Afurika kuri ubu nibyo byiganjemo abakekwaho ibyaha bya jenoside bagishakishwa, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'Ubugande buzuyeyo abajenosideri, utibagiwe no mu bihugu Afurika y'Epfo byose byuzuyeho abajenosideri. Nguko rero cyane cyane noneho muri bihugu by'Uburayi bira Ububiligi nk'ibyo abo nibo gusa.